Ubundi kera ibintu byari bigoranye cyane. Mu myaka yo hambere wasangaga umuntu kugera ku makuru byabaga ari ibintu bigoranye cyane, ugasanga kugira ngo umuntu agire amakuru ku bintu byamuteza imbere mu myaka yo hambere byari ibintu bigoye, ku buryo uwagiraga amahirwe niko nabyita akagwa ku bintu abandi batazi, akabigiraho ubumenyi akabikurikiza, wasangaga ubuzima bwe buhita buhinduka, agahita agera kuri byinshi, ugasanga yashyizemo intera hagati ye n'abandi bantu batagize ayo mahirwe yo kugira icyo bamenya. Uyu munsi wa none rero, muri iyi myaka, muri ibi bihe turimo, ibintu biroroshye, amakuru ari buri hamwe, inyigisho ziri buri hamwe, mbese ibikenerwa byose kugira ngo umuntu atere imbere birahari. Ahubwo ikintu turushanwa ni umuhate, ni ugukurikiza amabwiriza neza no gukomeza kujyana n'isi, kujyana n'icyerekezo aho kigeze. Niyo mpamvu hano kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment tutazajya duhwema kwibukiranya ibyo tugomba gukora, ibyo tugomba kugenderaho kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, kugira ngo imibereho yacu igende neza, ubukungu bwacu buzamuke, mbese dukomeze dufatane urunana. Nanakubwira ngo kora subscribe niba utarayikora, dukomeza twihuta cyane. Burya mu by'ukuri kugera ku ntsinzi nabibabwiye ntago ari ibintu bihishwe mu by'ukuri, ahubwo abantu benshi turirengagiza, ntidushake kugendera muri iyo nzira, ntidushake gukora icyanyacyo, ugasanga icyo dushyize imbere ni ukwigira mu buzima bworoshye. Ariko nyamara mu by'ukuri intsinzi nawe wishatse ukayiharanira, intsinzi wayigeraho mu buzima, wagira ubuzima bwiza, nawe ukajya mu murongo w'abantu bafite icyerekezo, ukagera kuri byinshi. Abantu benshi muri ubu buzima babyuka bafite icyizere ngo ubuzima buzahinduka, ibintu bizagenda neza, tuzagera ku ntsinzi. Ariko burya icyizere kitagira amahame ugomba kugenderaho, kugira icyizere udafite code ugomba gukora, udafite amabwiriza, udafite impinduka ugomba gukora kandi ukazigenderaho buri munsi buri munsi, icyo gihe ni kwa kwizera kutagira imirimo. Ngira ngo no muri Bibiliya barabivuga ko kwizera kutagira imirimo aba ari ukwizera gupfuye. Burya rero mu gihe uzagira kwizera ariko nta mpinduka mu buzima ukora, nta bintu ngenderwaho washyizeho kandi ugomba kugenderaho koko ukanabikurikiza, icyo gihe imiryango izahora ifunze. Imiryango yo kugera ku majyambere, imiryango yo kugera ku bukire izahora ifunze. Iyi ni imyitwarire ugomba kugira, ukayikora, ukabyitaho, ukayikurikiza, niba ushaka kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima, niba ushaka kugira ngo utere imbere, niba ushaka kugira amafaranga, ndetse n'icyo ukoze cyose kikaguhira. Ikintu cya mbere mu buzima ugomba kumenya, menya icyerekezo uri kuganamo mu buzima. Abantu benshi turabyuka tukabona burakeye uyu munsi, bukira, ejo bugacya, ejo bundi bukongera bugacya. Uyu munsi wagira amahirwe ukabona amafaranga, ejo ntuyabone, ukaba mu by'ukuri ukabaho ubona nta cyerekezo kizima ufite, wowe aho umunsi ukwerekeje cyangwa se aho abantu bakwerekeje akaba ariho ujya. Ikintu cya mbere mu buzima, gira intego, projecta, urebe ahazaza, uvuga uti njyewe ndashaka kuzaba ndahangaha ahazaza. Mbese gira intego. Nibyo koko bibaho ko abantu cyane cyane umuntu utarafatisha akazi, umuntu ukishakisha, akenshi dukunda kwibeshya ko ibyo bizaba byo gushaka icyerekezo mu gihe twabonye amafaranga, mu gihe twabonye akazi. Ariko burya ntago ariko bimeze, ahubwo tangira ubu ngubu utekereze uko ushaka ahazaza hawe hazaba hameze, kuko bigufasha ko akazi kose wabona cyangwa se aho wahera hose. Ariko burya iyo ufite intego, inzira zose wacamo burya isi yikaraga ikuganisha kuri za ntego zawe washakaga, kuri za ntego zawe zikurimo, kabone niyo neza neza ataba ariho bikuganisha, ataba ariho ubuzima buzakuganisha neza neza 100%. Ariko burya iyo muri wowe ufite icyo bita positive attitude, cyangwa se muri wowe warashyizeho yuko ufite intego nziza zo kuzagera ahantu runaka, n'ubundi aho waba uri hose, icyo waba uri gukora cyose, ubuzima bugenda bukuganisha mu bintu bifite intego, mu bintu by'ingirakamaro,
ukazajya gukanguka ubona n'ubundi warageze kuri byinshi, uri umuntu w'intangarugero, kuko muri wowe nicyo uba ushyize imbere. rero burya waba ufite amafaranga, waba ntayo urabona, waba ufite akazi, waba utarakabona, waba se ufite ka kandi ubona utishimiye, aho waba uri hose, ikintu cya mbere ni ugushyiraho icyerekezo kizima, ni ugushyiraho icyerekezo cyiza mu buzima bwawe. burya iyo utarisire neza icyerekezo urimo, uba urimo gukonfyuzinga ubuzima, mbese ubuzima bwawe uba uri kubushyira mu gihirahiro. ikintu cya kabiri ugomba guha agaciro, reba ita ku myitwarire yawe ya buri munsi. burya ahazaza hawe hashingiye ku bintu ukora buri munsi, apana bya bintu ukora rimwe, cyangwa se bya bindi uhora wisezeranya ngo uzakora ariko ntubikore, ngo nzitwara gutya, nzabigenza gutya, ariko bigahora gusa ari ukwisezeranya, udatera intambwe ngo ubikore kandi ubikore buri munsi. burya uzanarebe abantu bagize ikintu bageraho, bagira imyitwarire bagira kandi ihoraho. niba ashyizeho ngo ngewe saa 11 ngomba kuba nabyutse, ni urugero, ubwo nuko biba bimeze, buri munsi abikora atyo. niba avuze ati ngewe indi minsi ni ugukora, wenda gutembera ni ku cyumweru, cyangwa se kuboneka ni kwa gatandatu, akabikora atyo kandi akabikora buri gihe, bikaba imyitwarire ye, bikaba imico ye, bikaba amahame ye. burya ibyo bintu ni ingenzi cyane, nawe uba ugomba kugira amahame ugenderaho kandi amahame akugeza ku iterambere. ubundi bavuga ko mu gihe cyose uzabyuka nta plani ufite z'umunsi, nta mipango ufite y'icyumweru, wowe ukavuga ngo ni ukugenda gusa, uti ndakora igihari, nta gahunda washyizeho, wenda ngo aboneka impamvu wenda zo kuba utayubahirije 100%, ariko yari ihari, icyo gihe menya ngo ntaho uri kugana. burya jya ushyiraho gahunda y'umunsi, nihagira ikiyideviya n'ubundi impamvu ibigaragara, kandi urebe koko yuko iyo mpamvu yatumye gahunda yawe ipfa, umenye yuko witegereze neza niba nayo yari ifite akamaro. ikintu cya gatatu twihuse cyane, ikintu cy'ingenzi cyane, reba environnement, reba abantu bagukikije, abantu muba muri kumwe, abantu muhorana, abo muganira, abo muhana ibitekerezo, abo bantu ni bantu ki? ese abo bantu urabona hari ikintu bazakugezaho mu buzima? burya abahanga baravuga ngo mu gihe uzaba abantu uri kumwe nabo, abantu bagukikije, uzaba ubona ari wowe uzi ubwenge muri bo, ubarusha ubwenge, ubarusha imitekerereze, menya ngo uzaba uri ahantu hatari ahanyaho. ubundi umuntu uzi ubwenge, umuntu ushaka kuzavamo umugabo, cyangwa se umuntu ushaka gutera imbere, uba ugomba kuba uri muri ba bantu bakurusha ibitekerezo, ba bantu bafite ikintu bakungura utazi, bafite ibyo bagezeho, bageze kuri bya bindi nawe ushaka kugeraho. abo bantu burya nibo bantu ba nyabo uba ukwiye kuba uri kumwe nabo. isuzume rero urebe niba environnement murimo, niba abagukikije, abantu mukunze kuba muri kumwe, reba niba hari ikintu bazakugezaho. niba atari ibyo ngibyo, ukeneye ba bantu muzahana ibitekerezo, ukeneye ba bantu uba ugomba kugira byinshi wigiraho. burya kandi ibintu uba uganira, ibintu uhoza mu kanwa, ibintu uhoza mu matwi, nibyo bintu uba urimo ugaburira ubwonko, nibyo bintu uba ugaburira imitekerereze. nabyo rero ujye ubyitondera mu gihe uba ufite bya biganiro, cyangwa uri kumva bya biganiro bitaganisha ku iterambere, bya biganiro biri aho ngaho gusa, menya ngo burya urimo urahemukira ahazaza hawe. menya ibiganiro, menya ibyo ugomba kugaburira ubwonko, menya ibyo ugomba kuvuga, kuko burya nibyo bitugira abanyabo, ibyo tuvuga n'ibyo twumva. niba ushaka kandi kugera kuri byinshi, cyangwa ukaba uri mu nzira y'iterambere, witinya gutsindwa, mpora mbibabwira. niba ugerageje ikintu ugatsindwa, wibifata nk'aho hari ishyano ryaguye. burya gutsindwa mu makosa dukora niho twigira ibyo gukosora, kandi burya nta muntu wagize icyo ageraho atarabanje gutsindwa burya biri mu gice ubanza kunyuramo kugira ngo ugere ku ntsinzi. burya gutsindwa n'umwarimu, ntago gutsindwa ari umwanzi. icyo uba ugomba gukora ni ukwirinda
kureba kwita kuvuga ngo se nintsindwa abantu barambona bate, ba bantu bari bazi ko umushinga wanjye umeze gutya bakabona ndatsinzwe bazabifata bate. Ibyo wibyitaho, ahubwo kora utsindwe wongere ugerageze ushyiremo imbaraga, kuko niyo nzira yonyine ihari yo kugera ku majyambere, niyo nzira ihari yonyine yo kugera ku cyo twifuza ahazaza. Ikindi kandi buryo uba ugomba kwitaho, ihangane. Mu gihe ubona iterambere ryawe ritinze ariko uri mu murongo, ihangane, wikwihutisha ibihe. Wishaka kuvuga ngo mu mwaka umwe, mu mezi 5 cyangwa se mu mezi 2 ndaba nubatse etaje. Oya, ihangane, step by step, intambwe ku yindi. Burya cyagiye uba ushaka kwihutisha ibintu ku rwego rudasanzwe, niho ukorera amakosa akomeye, ndetse ukaza gushiduka uri inyuma kurusha na mbere hose. Aza gusanga wagiye hasi, rimwe na rimwe n'igifungo kirimo. Ihangane, burya icy'ingenzi ntago ari umuvuduko uri kugenderaho, ahubwo icy'ingenzi ni uko umunsi ku munsi uba ubona impinduka kandi nziza. Icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi, ntago icy'ingenzi ari uburyo uri kwihutamo. Ikindi burya gutangira ntago ari ejo, gutangira ni uyu munsi. Wivuga ngo utegereje gutangira ari uko ubona ibintu bimeze neza. Gutangira ni uyu munsi, kuko burya ejo bihora ari ejo. Tomorrow never come. Ushobora gutekereza uti nzatangira nabonye amafaranga, cyangwa se nabonye inkenerwa ibingibi, ariko burya nk'uko twabibonye, ibintu byose bitangirira mu myitwarire, ibintu byose bitangirira mu mutwe. Tangira wiyumvemo impinduka nziza, mbese utangire witware nk'umuntu ushaka kugira aho agera. Kabone n'ubwo waba nta mafaranga urabona, n'ubwo waba utaragera ku byo wita kukeneye ngo utangire, ibintu byose bihera mu myumvire. Burya kugera ku ntsinzi ntago ari icyerekezo, wenda kuvuga ngo nzagera ku ntsinzi mu mwaka uyu n'uyu, igihe iki n'iki. Oya, ahubwo kugera ku ntsinzi ni imyanzuro ufata buri munsi kandi ubikoze buri gihe. Fata responsibility, fata inshingano nkawe guhera none aha ngaha. Ndagira ngo ubanze wumve iki kintu. Burya nta muntu wundi uzaza kugutabara, nta muntu wundi uzaza kugukorera ibyo ngibyo, ni wowe ubwawe. Ni wowe ubwawe ugomba gufata inshingano za mbere z'ubuzima bwawe, z'ahazaza hawe. Umunsi uzafata inshingano mu buryo bwuzuye, inshingano zawe nkawe, ni wo munsi uzagira imbaraga, ni wo munsi uzaba ufashe imbaraga mu kiganza cyawe z'ubuzima bwawe. Ikindi kintu cy'ingenzi tugomba gukora uyu mwaka, twakabaye kuba twaranakoze na mbere hose, rekeraho gusinzira, rekeraho kuryama amasaha y'ikirenga. Burya gusinzira cyane, burya ya masaha uba uryamye wasinziriye, saa 12 zakugereyeho, saa 1 uryamye, ariya masaha aba ari kukwibira ahazaza hawe. Ariya masaha aba ari kukwiba umugisha wawe w'ahazaza. Burya jya uhita umenya ngo ibitotsi birimo kunkora mu mufuka. Burya bivugwa ko ariya masaha ya kare mu gitondo, niyo wabyuka ukirinda guhita ujya kuri social media, ukaba utekereza umunsi uburyo uri bugende, ariya masaha ni ingenzi cyane, kuko ubwonko buba bukiri fresh, ibitekerezo birisukiranya, ndetse ukumva koko ari wowe wanyawe, ukaza kwisanga wagize ibitekerezo utari unazi yuko unafite muri wowe. Kubyuka kare aba ari akantu k'ingenzi, byaba na byiza ugacangamo agasiporo, burya aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Burya muri cya gihe uryamye, menya ngo amahirwe aba arimo aratembera, amahirwe aba arimo acaracara ku mihanda, nawe wibereye hehe? Mu buriri. Ubundi si uburyama mu by'ukuri uba warageze kuki? Rekera kandi kubwira imipangu yawe buri umwe wese. Abantu benshi bagukomera amashyi iyo muri kumwe, ariko mwibanga bagusengera ngo utsindwe, bakwifuriza intsinzwe. Ikorera utuntu twawe utuje, mwibanga rikomeye, kabone na babandi wita inshuti zawe, ntago ari ngombwa kugira ngo babwire ibintu, ngo babwire imipangu yawe yose, ahubwo wowe kora, hanyuma ikizavamo aricyo kizababwira,
ikizavamo aricyo kizakuvugira uburyo umupangu wari ufite. Burya kandi ikibi cyo kuvuga imipangu yawe ufite y'ahazaza, iyo uri mu biganira uba urimo uraca intege ubwonko, kuko muri wowe ni ibintu byikora. iyo urimo uganira ibintu ushaka kuzageraho, uhita wumva bwa buryohe wari kuzagira wamaje kugera ku mupangu wawe, uhita wumva urimo urabugira mu gihe uri mu biganira, kandi mu by'ukuri ibintu bitaraba. ibyo ngibyo rero bica intege umubiri, nta handi uzajya kubona ukabona ucitse intege na bya bindi utabikoze. ni ngombwa kuceceka umupangu wawe, ahubwo ibizawuvamo akaba ari byo bikuvugira, nabwo ntiwigambe ku byo wagezeho. nicyo kiranga abantu b'abanyabwenge, nicyo kiranga abantu b'abahanga. ikindi kintu cyo kwitaho kandi cy'ingenzi, tugomba kujya duhora twibukiranya buri munsi, ndetse muri iyi myaka turimo ikintu gikonta cyane ni ikintu cyo kugira confidence, ikintu cyo kwigirira icyizere. mu bintu byose uba ugomba kugira icyizere, kandi icyizere cyuzuye neza gitangirira mu bikorwa. wigira ubwoba ngo ubuse ko icyizere ko kitari cyuzura neza, ubu ntangire gukora iki ngiki, ngo reka mbe ndetse oya. icyizere burya cyuzuye gitangirira mu gukora. burya igihe cyose utari watangira ikintu, nubwo waba ufite icyizere, ariko uba wumva hari akantu urimo ushidikanyaho. ako kantu uri gushidikanyaho rero kuzura neza mu gihe watangiye igikorwa. mu gihe wageze mu bikorwa niho confidence yuzurira. witinya rero, tangira ubu ngubu, reka self confidence ibe ikintu cy'ingenzi cyane uzajya ugendana ahantu aho ariho hose, ndetse no mu byo waba ukora byose. ngira ngo narabibabwiye no mu kiganiro cy'ubushize, burya niyo ugiye gusaba akazi ahantu, ntago ikintu cya mbere bazarebaho ntago ari diplome ufite cyangwa se ubumenyi ufite ku kintu. ikintu cya mbere na mbere bazarebaho ni confidence ufite, kuko uzanasanga n'umuntu muzaba muhanganye, ugasanga umurusha amashuri, umurusha n'ubumenyi, umurusha n'uburambe, ariko we kubera afite confidence, afite kwiyizera, ugasanga umwanya arawukuryanye. kuko burya byagaragaye ko umuntu ufite confidence, umuntu ufite icyizere, nta kintu atamenya. niyo yaba hari ibintu atari gusobanukirwa neza, hari utuntu turi kumujija atari yamenya neza, iyo afite icyizere byose biraza. nkubwira ngo iyi channel ukwiye gukora subscribe vuba byihuse niba utarayikora, kuko niho tugiye kujya tuvuga ibintu bitwubaka buri munsi, ibintu byo mu buzima bwa buri munsi, duhana ibitekerezo, turushaho kugera kuri byinshi kandi twese hamwe. kanda no ku kantu k'inzogera kugira ngo atazajya hagira ikiganiro kigucika. ikindi kandi ushobora no gukora share kugira ngo habe hari nk'umuntu wawe wasangiza aya makuru, wasanga nawe ayakeneye. mukomeze mugubwe neza, naho mu kiganiro cyacu gikurikiyeho. Ciao.